Yes, rero ni byiza cyane bijyanye n'uko uyu munsi wa none ugomba gusobanukirwa byinshi cyane ku mukecuru w'imyaka ku mukecuru umaze imyaka 103 ategereje umukunzi we, mbese warubayeho muri ubwo buzima, akomeza anagaragaza ko uyu munsi wa none akiri isugi, mbese akomeza kugenda yerekana byinshi cyane bijyanye n'uko wenda yarabayeho ariko nta mukunzi afite, mbese na n'uyu munsi wa none akaba agitegereje umukunzi we, mbese akaba kibayeho ategereje umukunzi nk'uko bakomeza kugenda bigaragaza n'uyu munsi wa none. Rero nuza kuba wanyemerera cyangwa se nuza kuba wabyemera, turaza kujyana mu bijyanye n'uburyo uyu munsi wa none uburyo abageze mu zabukuru yaba abasaza ndetse n'abakecuru baba bafitanye urukundo, mbese byose tubiganireho buri kimwe ku kindi, tugende tureba buri rwego uburyo biba bimeze, tugende tuganira bijyanye n'uko uyu munsi twabiteguye, bijyanye n'uko dushaka kubibagezaho n'ubundi. Rero uraza kumfasha wenda ukurikiranye iki cyegeranyo cyacu mpaka kigeze ku musozo. Nimba utaranakanda subscribe ube wayikanda, mbese nimba hari n'igitekerezo ufite ushyire hasi muri comment. Nyuma yaho noneho umaze kumva icyegeranyo neza, umaze kugikunda, nibwo uri buze kuba wakanda like ya video wari uri kumva, mbese buri munsi ujye ubonana natwe kuri iyi YouTube channel yacu ya Rodrill Entertainment, YouTube channel musanzwe mukunda muri benshi cyane, YouTube channel nziza cyane ibahereza ibyo mushaka uyu munsi wa none. Rero mbere na mbere turatangira ku cyo twakita nk'urukundo mu busaza cyangwa se urukundo mu zabukuru. Ubwo n'uburyo urukundo ruba rumezemo, n'uburyo urukundo ruba rufarwamo mu zabukuru, muri cya gihe umuntu yakuze, muri cya gihe aba ari mu zabukuru, wenda hahandi dutangira kwita bamwe twabonaga bari mu buto, none tugatangira kubita batate, tugatangira kubita ba mukaka ndetse na ba sokuru bacu, aho usanga dutangiye gukoresha rero ayo magambo. Nibwo rero dutangira kuvuga ngo abantu bageze mu zabukuru, nibwo dutangira kuvuga ati umuntu yarakuze rwose, ari hejuru muri rwa rwego rw'uko hari ibyo atagomba kuba yakora. Rero icya mbere, urukundo ntirugira imyaka, mbese nubwo abantu baba bageze mu zabukuru, ubushakashatsi bwerekana ko gukunda no gukundwa bikomeza kuba ingenzi mu mibereho yabo, mbese bakomeza kugenda bagaragaza uburyo uyu munsi wa none bifatwa ko bijyanye n'uko waba warageze mu zabukuru uri umusaza cyangwa se uri umukecuru, uyu munsi wa none urukundo rudasubira hasi, cyangwa se urukundo rutavaho ngo rwa rukundo rwari ruri hagati, cyangwa se ngo urukundo rushire ngo mutangire gufatana ukundi. Icya kabiri, urukundo rushya, hari abageze mu zabukuru bashobora kongera gukundana cyangwa se gushaka undi mukunzi nyuma yo gutandukana cyangwa se gupfakara cyangwa kubura uwo bashakanye. Ugasanga wenda yari umusaza w'imyaka nka 80 ariko yongeye gutekereza kuba yarema ubuzima bushya, yongeye gutekereza kuba yashaka bundi bushya, mbese akongera akagira urukundo rushya nk'uko uyu munsi wa none babigaragaza. Rero ikindi, urukundo rw'igihe kirekire buriya nabyo biri mu bintu byubakwa uyu munsi wa none, mbese bikanagenderwaho. Urukundo rw'igihe kirekire, abamaze imyaka myinshi barashakanye, akenshi baba bafitanye isano ikomeye y'urukundo rufite imizi ku bana no gusangira byose, aho ukomeza kugenda usanga yaba twa tuntu mwakoraga mukiri abajene ndetse n'inkumi, yaba twa tuntu mwakoraga mugikundana, noneho ugasanga turongeye turabyutse, mbese noneho ugasanga noneho mutangiye kujya mudukora, mutangiye kujya mwinezeza rimwe na rimwe, noneho ukabona rimwe na rimwe ukabona noneho urukundo rushya ruri kuza ruza, mbese ukabona urukundo rurakomeza kugenda ruzamuka uko bwije n'uko bukeye, ugasanga noneho cya kindi mwafataga nko gukundana ariko bidahamye, uyu munsi wa none ugasanga kiri gufatwa noneho nk'ingenzi, mbese murakomeza kugenda munakinana, mukora utuntu twiza dusekeje, mwamuri no mu muhanda murimo mwigendera, abantu babona bagakomeza kugenda bagaragaza imwe mu miterere yerekana ko rwose abo baruzi basa nk'aho bari mu rukundo kandi n'ubundi barageze mu zabukuru. Rero hari icyo baza batwereka, cyangwa se hari icyo batwereka uyu munsi wa none, inyungu z'urukundo mu busaza. Hari igihe dusangamo ubuzima bwiza bwo mu mutwe, kuba mu rukundo bituma abageze mu zabukuru bagira ibyishimo byinshi,
mbese bikagabanya stress, irungu ndetse n'agahinda gakabije, ugasanga biragabanya depression, icyo twakwita nk'agahinda gakabije, mbese ugasanga noneho muri bwa buzima ugezemo, muri rwa rukundo waciyemo, mbese no muri bwa buzima bwiza waciyemo, ugasanga noneho uyu munsi wa none uragenda wubaka icyo twita urukundo noneho ruzatuma utagira stress, ruzatuma utagira urungu, mbese ugakomeza noneho bigasa nkaho aribwo ugitangira, bigasa nkaho noneho aribwo ukirema urukundo rwa nyarwo, aribwo ukirema noneho rwa rukundo ruzatuma usaza neza. Bakomeza kugenda batwereka ko ubuzima bw'umubiri nabwo bugera ahantu bukishima, mbese bukanamererwa neza, aho usanga gukundana no kugirana ubumwe bigabanya ibyago by'indwara, cyane cyane iz'umutima, bigatuma umuntu akomeza kugira imbaraga. Hahandi dusanga umuntu wenda agira imbaraga nyinshi, hahandi dusanga aho umuntu ari hose ugasanga ararangwa na imbaraga, mbese ugasanga arakora cyane. Ari nibwo dusanga ubufatanya cyangwa se kuba abantu barafatanyije bakiri batoya bacyubaka urugo, mbese ugasanga birakomeza kugenda bizamura urugo, ugasanga birakomeza kugenda byongera iterambere, aho uyu munsi wa none ukomeza kugenda usanga bikorwa, mbese bikanazamura umubano w'abantu runaka, bijyanye n'uburyo gahunda bakomeza kugenda bazerekana. Rero kubana mu rukundo bikuraho irungu rikunze gufata abasaza cyangwa se abacecuru baba batakibana n'abana babo, mbese ubwo ni muri cya gihe wenda uba warabyaye abana, umwe wenda akaba ari i Huye, undi akaba ari i Kigali, undi wenda akaba yibereye hano mu Gasyata, mbese ugasanga buri munsi kugira ngo ubone wenda uwo mwaganira cyangwa se kugira ngo ube wabona uburyo uri buze kuba nta rungu, bigasaba ko usimbukira ku rugo muturanye cyangwa se ku baturanyi, mbese muri rusange mukaba muganira, ya masaha yo kujya mu rugo yashyika ukaba wagenda mu rugo. Rero uyu munsi wa none bakomeza kugenda batwereka icyo twita nk'imiterere y'urukundo rw'abageze mu zabukuru, uburyo imiterere y'urukundo rw'abageze mu zabukuru ibihagaze, n'uburyo bakomeza kugenda babigaragazaho, aribwo turi buze no guhita dusanisha n'uyu mukecuru we wivugiye ko amaze imyaka 103 ategereje umukunzi, mbese akomeza no kugenda agaragaza uburyo we atakiri akomeza kugenda yerekana uburyo we ari isugi na n'uyu munsi wa none agitegereje umukunzi. Rero twihuse cyane imiterere y'urukundo rw'abageze mu zabukuru, hari igihe dusanga mu kwizerana n'ubwubahane, aho dusanga kuruta iby'amarangamutima gusa, urukundo rwabo ruba rufatiye ku kwizerana, gusangira ubuzima n'ubufatanye, mbese muri rusange ugasanga ibyo byose biracyakora, ugasanga yaba ari ubuzima ugasanga baracyaburya, yaba ari ukuba bahayeho n'ubundi bya gisirimu, mbese ugasanga ibyo byose biracyakora. Batwereka ko gusangira amateka cyangwa se bijyanye no kuganirizanya amateka, niba baramaranye imyaka myinshi, baba bafite ubumwe bukomeye bushingiye ku byo banyuzemo hamwe, mbese ugasanga wenda baricara uyu munsi wa none bakavugana, mbese bakaganira ku bijyanye n'amateka y'ahashize, ku bijyanye n'uburyo bagiye bagaragaramo mu hashize, aho gusubiza amarangamutima inyuma. Nubwo ubushake bw'imibonano mpuzabitsina bushobora kugabanuka cyangwa se bushobora no gushira burundu mu mubiri, urukundo ruguma mu buryo bw'amarangamutima no kwita ku wundi, mbese ugasanga muritanaho, ariko wenda mwaranabuze n'ubushake bwo kuba mwakora imibonano mpuzabitsina, ariko ugasanga murakomeza kugenda mwubaka urukundo biciye mu marangamutima, mbese no mu kwitanaho, ugasanga umwe arita ku wundi, mbese ugasanga murakomeza kugenda mwitanaho uko bwije n'uko bukeye. Rero imbogamizi zishobora kugaragara uyu munsi wa none cyangwa se zishobora kuba zijya zerekanwa uyu munsi wa none mu bijyanye nk'icyo twakwita urukundo tubona uyu munsi wa none, hari icyo twita nk'imitekerereze y'imiryango. Hari ubwo abana cyangwa se abavandimwe batumva impamvu umuntu mukuru yongera gushaka cyangwa se gukundana, aho cyagiye ariho cya gihe usanga wenda wabuze umukunzi wawe, wenda yitabye nk'Imana, ugasanga rero ni muri cya gihe ugiye kuba washaka gufunda ubuzima bundi bushya, wenda ugasanga wabuze nk'umugore wawe, ugasanga noneho muri cya gihe wageze mu zabukuru ukumva wafunda ubundi buzima bushya, ukumva washaka bundi bushya. Ikindi batwereka ko ubuzima bw'umubiri
indwara z'ubusaza cyangwa se intege nke z'umubiri zishobora kugira ingaruka ku buryo bwo kugaragaza urukundo, bijyanye n'uburyo wenda ukumva ko uyu munsi urarwaye, uyu munsi umeze nabi, urukundo rukagenda runashira, mbese ukabura urukundo n'ubundi muri rusange. Irungu ry'ihungabana, hari uburyo wenda muri wowe ushobora kugira irungu ukanahungabana iyo umuntu yabayeho wenyine igihe kirekire. Rimwe na rimwe bigorana kongera kwemera gufungura umutima, mbese biragorana ko noneho azongera gufungura umutima, mbese biramugora kuri rwa rwego rw'uko kongera gufungura umutima ndetse no kongera gutekereza urukundo n'ubundi aba ari ibintu biremereye, mbese aba ari ikintu kigoye kuri rwa rwego rw'uko n'ubundi adashobora kongera gufungura ndetse no kongera kugaragaza umutima wa nyawo mu rukundo ndetse no kongera gushyiraho urwo rukundo n'ubundi nk'uko uyu munsi wa none babigaragaza. Rero uburyo bwo gushyigikira urukundo mu busaza cyangwa se uburyo uyu munsi wa none yaba mu miryango yaba hirya no hino muri sosiyete bashyigikira urukundo cyangwa se uburyo bashyigikiramo urukundo rw'abageze mu zabukuru, harimo ingingo zigera nko muri 3. Iya mbere, kwemera ko ari uburenganzira bwabo, mbese bonyine bakabanza bakabyemera, bakabanza buri umwe ku ruhande rwe akemera ati uyu ni umukunzi wanjye, ngomba gushyigikira ubuzima bwe, mbese nkanamwitaho nkarinda umutima we. Aho usanga abageze mu zabukuru bafite uburenganzira bwo gukundana ndetse no gukundwa kuri rwa rwego n'ubundi baba baraciyemo, ariko noneho bakongera bakabyubaka bundi bushya, bakongera bakabizamura. Icya kabiri, dusanga habamo kubaha no kubashyigikira, hahandi usanga umuryango ukeneye gushyigikira ibyemezo byabo aho kubitambamira, mbese nyine ugasanga barakomeza kugenda babubaka, barakomeza kugenda babashyigikira muri byinshi. Hakazamo n'ubundi kubaha umwanya, hahandi bafite akanya ko gusabana, gusangira ibitekerezo no kurushaho kwishimana mu buzima bwabo, ugasanga birakorwa, mbese ugasanga ni ibintu by'ibyishimo, ugasanga ni ibintu mbese birangajwe imbere, ugasanga ni cya gihe umuntu we akeneye kuba yahabwa ubuzima, mbese akaba agomba no gufatwa neza n'ubundi muri rusange. Rero uyu munsi wa none muri make, urukundo mu buzima ni isoko y'ibyishimo, amahoro n'ubuzima bwiza, ntibigarukira mu myaka, ahubwo bishingira ku gufatanya, kwizerana n'ubusabane mugirana bijyanye n'uburyo wowe ubwawe uba warashatse kubakamo, mbese n'uburyo wowe ubwawe uba warashatse gukora icyo ushaka kuba wageraho. Rero uyu munsi wa none icyo twaganiragaho ni uburyo nyine uyu munsi wa none hari abagitegereje abakunzi babo, kandi bakaba bageze n'ubundi mu zabukuru, ariko bakaba bagitegereje ndetse bakaba bagifite n'amarangamutima agaragaza ko rwose bumva bizeye kandi badashidikanya ko bagifite abakunzi, mbese bakibategereje. Rero wowe twabanye muri iki cyegeranyo, reka mbe nagusaba gukanda subscribe hasi aho ngaho, mbese ube nawe umwe mu bamaze gukanda subscribe, kugira ngo tujye dukomeza tubane muri byinshi cyane bya buri munsi bigiye bitandukanye. Rero komeza kumererwa neza cyane. Ciao ciao.